jewe rwose urabona noneho ari hafi kubyara hari icyo nakoze kuko niba ngo gukura kuza naragerageje rwose niyo nshingiye mvuga ngo umwana ngo ni wa Murundi none se kugeza iwanjye usanze ni Murundi hari usanze banza Keza yagiye he yagiye gusura Murundi ngo abantu bagabanye komanda yaboneka amagara wumva wa yewe Keza ntabwo mufatanyije na Murundi wenda niba yara muri agaturu nkuko nanjye najyane nanjye nkagasamu bivuze neza ntacyo bintwaye nese bivuze neza njyewe ndongoreye umugore namwica se ngo nuko bamurongo abanyamakuru ise ko ndongora ababana aha uri abari urwago wa mugabo namwe icupa rya mbere rya kabiri nitike ndayinywera na nibire igikoma kiba cyahiye kirimo n'icyushyu je na madame uko nge nkunda kunywera igikoma mu kajaga tubanje kubasuhuza mwese abakurikiye Kiroso Filme TV aho tubagendera tukabatemberera tukabamenyera ibidasanzwe ahadasanzwe. Uyu munsi wa none turi mu rugendo rudasanzwe rwo gusura umwe mu murenge wa Kigarama ahatuye umugabo bita Yaka ndetse n'umudamu we Keza, aho dushaka kubasura tukabamenyera ukuri kwimpamo tukabamenyera ukuri kwa byose, aho twari tumaze kumenya ko n'umugabo bita Kiroso cyangwa se umusore bita Kiroso mumenyereye muzi cyane yasuye Yaka. Ndashaka rero kugira ngo mbagerereyo mbatungure menye ngo ese Kiroso niki kimugenza kwa Yaka, cyane ko tuzi ko Yaka yifitiye ikibazo cy'umuhungu bari kuvuga wamutereye umugore inda. Dushaka rero kumenya ukuri kose, dushaka kumenya impamo yose ayiherereye. Ubwo muraza kunkurikira rero tugendane tugeraneyo mbagezeyo mbereke ukuri kose mbabwire ibyaba. Kiroso none se ubwo umusanzi ko kubimeze bite cyane amahoro kabisa hawurasura koko uzukuntu nkunda urwagwa cyane ntunzanire na karindwi ko urwagwa rwafunga ko uzukuntu wumva urwagwa nararunyweye musanze nitike ndayinywera nzanibire njya mbona ibijerekani bizamuka hariya zafunga bapakiye ku magare. Ruriya bari urwago wa mugabo namwe icupa rya mbere rya kabiri nitike ndayinywera na nibirenge. Noneho vunga burya ntigaburira ntuza Musanze yose na Nyabihu na za Gakenke n'abakoze amakosa bonzaniye nka karindwi rwose ahubwo nuza kunsurayo ewa no kusitwaza ijerekani nushaka kuzamika ijerekani nyizamuka utavuga ibirayi ikirayi cya nawe usura umuntu ko dufite umugore wanjye hafi kubyara nzanire n'ibiro 20 by'ibirayi ko ariko uretse ndaje nkwereka nabyara nukupita nukubazana umufuka w'intunza usanye ibirayi bishyimba kera umuntu yajyaga gusura umuntu cyakora umuco waratakaye ko kera umuntu yajyaga gusura umuntu yikoreye ibishyimbo cyangwa se igitoki, none wowe uje kunsoroma uje kunywa amayoga gusa hagati mwakwiye kuvuga ngo ibiryo ngo ibirayi ntuvuze icyo kunywa asubwo haradakora ibirayi ntuvuze icupa reka tubasuhuze mwese abakurikiye Kiroso Filme TV. Nakagaruka ni wa munsi mwiza, umunsi udasanzwe, umunsi tubagendera tukabamenyera byose, aho uno munsi turi kubatemberera tukabatungurira umugabo bita Yaka, aho twamusanze mu rugo iwe muri kumubona kuri kamera za Kiroso Filme TV ahakeye afite umucyo udasanzwe. Ndabona n'umugabo ufite Kiroso bita Kiroso ndabona yamusuye mu kanya byanze bikunze muramenya niki gitumye bicaranye, niki gitumye bataramanya mu rugo rwa Yaka. Byaduteye kumutungura bidutera kumugendera kugira ngo tumenye icyabaye. Reka nsuhuze abanyarwanda muri rusange abakurikira Kiroso Filme TV, nsuhuze abarundi, nsuhuze abari hanze ku mugabane wacu wa Afrika, nsuhuze abari South Africa, abari Central Africa, nsuhuze abari Sudan, nsuhuze bagenzi bacu bari muri Nyungwe aho bahora baharanira umutekano udasanzwe w'igihugu, nsuhuze kandi abanyamerika, Uburayi,
abadage diaspora yose muri rusange reka murakoze cyane rero ni MC Peter umunyamakuru wa Kiyoso Film TV muri kumwe muganira n'umunsi wa none reka rero ngaruke ku bashyitsi bacu cyangwa se kuri bagenzi bacu abo tugezeho dusanga baganira bataramye banezerewe yakaba mwaramutse neza mukomere cyane muvandimwe amakuru nari mbakumbuye cyane Kiyoso Film TV biraza kungora rwose biraza kungora kukubwira gufata ino mikoro kugira ngo abantu badukurikire neza kandi nduzi ufashe n'ikibindi aho ngaho ikibindi cyo muvandimwe akagafanta ndi kuzisasira kandi nabanyeze kuri sikoro urabona na kamitsingi kari hafi yango umugabo sinzi niba ari bunyoroheye Kiroso ni cyaka cyawe ndakubebewe ko gihe twabanye umva uranumwe cyane none se yaka ariko hari ibintu bibiri ndi kwibaza impamvu ituma umushyitsi yakugendera ukamwakiriza inzoga ukamafanta ni ikibazo cya krize y'umufuka ni ikibazo cyo kuvuga ngo izi siporo ni izana kubera iki byutse umafanta yaka kandi nzi neza kutagiye iyo ndi hangova mbere yuko ntangira ndabanza nkisasira ka fanta ubundi ngatangira ubundi urwagwa nkarusoma rwose ubuse yakabo nta bantu bazagushinja kubatera ku byaha nimba unywa inzoga ukabanza gusasira fanta ubwo umuntu nkafata atanywa inzoga ntubumubangamiye kandi ubwo bivuze ngo umugabo yabanje no kunywa ku gikoma cy'umubyeyi igikoma cyo ntukivuze iyo nakibonye niyi fanta wayireka n'ibyeri wayireka oya yaka guseho harya ngo nta mugabo w'igikoma iyo nakibonye sosoma noneho ugakubitamo inshyushyu ndakubwiye ngo ubundi igikoma ukagifatisha n'ibiryohera ya biragoranye rero kuba ariko twumva neza n'abadukurikiye murumva ko yaka n'indya byose yewe siriasiri uretse kubeshya ngewe Kiyoso Film TV ndababwira abanyarwanda muri rusange n'umugore wanjye nabyara ejo bundi hazaba hari teremusi y'umwana na teremusi yanjye itabura mu gikoma nyina mutamuvuze avuze y'umwana niyi nyina mutamuvuze azajya asangira n'umwana ndaba teremusi yawe nawe yandiye uzamboko murakoze cyane abakurikiye Kiyoso Film TV ndagira ngo mbibutse ko ari umunsi nyine turi kuganira na bano bantu bombi ni abastari murabazi bubatse izina bubatse amazina mvuze amazina kuko bari kumwe bombi yaba Kiyoso yaba yaka rero dutunguwe no gusanga Kiyoso yasuye yaka twabimenye bidutera kujyayo ngo tumenye ngo kubera iki Kiyoso waramutse neza ni bya bindi rende umva n'ubundi yaka n'umwanya wanjye yego inshuti yanjye urumva nayo imaze iminsi ndiyo za Musanze nyine ndi gukorerayo ndi mu majyaruguru abandi ntabwo nasubirayo ntawe yene yaka ngo tuganire bateka mbanze mugereho abona ko nawe abahisa nzimanira ntabwo tuba duherutse gusangira ngo na za burage ze twitereze story Kiyoso uri inshuti yanjye turi mu mwanya wanjye twabanye kuva kera twakoranye kuva kera ariko ikintu kimbabaje kuza uje kunsoroma uvuye Musanze ntuzanye n'ikiro cy'ibirayi ubu butanzaniye na karindwi kuko kuri rwagwa rwafunga ko yaka uzwo nkumbi urwagwa ibyo bindekera nzakora wese ukubizi hano i Kigali wabona urwagwa rumeze nka rura rwa Musanze ibyo bindekera nzakohereza urambabaje kubona utanzaniye n'ibirayi y'ubireka ariko ukanzanira karindwi ku rwagwa nzakohereza ku modoka nta kibazo ntugire ikibazo none se yaka niba atari ibanga umuntu ufite umubyeyi mu nzu akaba usaba urwagwa cyangwa akaba usaba ibirayi sibyo navugaga ibirayi nabyo byari ngombwa umuntu akarya n'agafiriti uzi ko umunsi umwe ushobora kuzahumeka hagasohoka utuzizi reka mbanza nkubaze ukiri aho ngaho reka mbanza nkubaze ngo urumva wakize icyo kunywa imbere kandi ndabizi na mbere ntabwo ibyo kurya ubishoboye ntujye unakunda no kurya ahubwo buriya keza n'ibyo umwicishije inzara kubera ko udakunda kurya ngewe Kiyoso sinabeshya n'abanyarwanda muri rusange nubwo baguha ibiryo byiza udafite icyo gushoza buri inyota nimbira akakubitwa n'inkushya inyota yakavuna umuheto ngewe nubwo waba ibiryo bimeze gute ntacyo gushoza shawaya hari ikibazo nibaza nshaka kugira ngo tuganire ararenze we adenze ikibazo nibaza nshaka kugira ngo tuganire mu musobanurire ndimo ndibaza nkurikije ukuntu urimo usaba urwagwa kurusha ibirayi ugasaba icupa kurusha ibishyimbo byo kubivangira ngo umwana uri mu nda n'umudamu umutwite babeho neza biri kungarura ku kibazo kimwe kimaze iminsi kibazwa mu bantu
n'inkuru nyinshi ziri kugenda zicicikana. Ntabwo nibaza neza umugore udafitiye impuhwe, umwana gutwitira udafitiye impuhwe, wasabiraho urwagwa kurusha ibyo kumugaburira uwo mwana bite kibazo. Ariko na nyina nawe kagwa yasomaho da, ariko nibyo birayi bihari. Umwana akavange ni sawa, ariko nawe umwana utaruwawe, umwana utaruwawe mwicisha itabi none kwari uwanjye. kibazo ushingiye kukivuga ngo umwana utaruwawe mwicisha itabi. none se urabona Keza ari umubyeyi sibyo? Niba ari umubyeyi ahubwo yakagize gute, yakavuze ati mumenyere agakoma, mumenyere n'ibyo birayi, ahubwo ati wowe nugerayo uzanyereza ibirayi, agacupa wenda kazaza nyuma, agacupa gashobora kuzaza mu byo nje kuguhimba mwabyaye. Oya, ni ukuvuga twebwe ngewe ikibazo cy'igikoma naragikemuye. Kurabona iwacu mu nkambi dufata icyo bita susoma industry, susoma original y'umwimerere. Navuye mu rugo rwose nafite nk'udufuka nka dutatu rwose mu rugo twasusoma. ahubwo wenda inshyushyu hari amakarito y'Inyange iwanjye rwose arahari. Mu gitondo mbega sitoke warayubatse, mu gitondo igikoma kiba cyahiye kirimo n'inshyushyu. Njye na madamu uko njye nkunda kunywera igikoma mu kajaga wega niwe mu gikombe niwo unyiteje. Nigeze kuza nsanga uri kunywera mu isafuriya. Oya kizaza birangana. Oya kunywera igikoma mu isafuriya kuko gihora vuba. Tugiye kirasa bishyira hanze. Ari kubeshya abantu ngo anyweramo ngo mu ijage, kandi nasanze ari kunywera mu isafuriya. Abo ikibazo ubwo iryo toto ufite ugiye kumubwira ko utari mu igikoma ko agakoma naye ndagakunda nagafana cyane ahubwo urasa abagabo babiri bose mukunda igikoma umurafashanya. Oya bari abantu bakanywa ndi umukiriya wabo. Murakoze cyane abadukurikiye. Rero twari twabazindukiye kugira ngo tumenye neza ese Kiroso ni iki cyamuzinduye kwaya Kiruhu i Musanze ni kure, n'iminsi umazeho ni myinshi, akanatwe twari twarakubuze, niyo mpamvu twamenye ko yerekeyeyo. Tuza byihuse kugira ngo tubatungure tumenye ni iki cyatumye uva Musanze ushaka yaka, kubera iki wazindukiye yaka. Yaka rero nari mukumbuye mu bantu nari nkumbuye story ziwe, kandi yaka abantu umwana mwiza ajya nahamagara ndiyo Kiroso bimeze bite, akazi bimeze gute, y'abana tukaganira, uzansura ryari. Nanjye rwose numva mfite inyota yo kubasura, numvaga nayo mbakumbuye cyane kabisa. Cyakora mu by'ukuri nayo nari ngukumbuye. Nese wamenye ko madamu ari hafi kubyara, ari kubura icyumweru n'igice. Madamu wana ariko hari ibintu maze iminsi nkurikirana cyangwa mbona bitari byiza. Akaze reka hari ikintu cyakumye umwana cyangwa umudamu abagabo babiri. Umwana cyangwa umudamu uvuze ngo iki? Abagabo babiri. Nese ura mugore ari umufatanyije nawe cyangwa mugiye kuzana bya bindi mu Burundi. Abantu benshi bavuga ko umwana ngo ari uwo Murundi. Ubwo namusanze byageze bavuga ubu bazi yuko Keza mufatanyije na Murundi. Bazi ko umwana ngo ari uwa Murundi. Ariko nanjye noneho reka mwibarize. Aravuze ati aba yigire kwinywera icupa, uno Murundi nawe akajya kubaka urugo, kumwubakira urugo. Yubaka urugo se yasanze rwarasenyutse. Ubu rero niyo nshingiye mvuga ngo umwana ngo ni uwa Murundi. None se kugeza iwanjye usanze ni Murundi hari usanze hano? Banza Keza yagiye he? Yagiye gusura Murundi. Ngo abantu bagabanye komanda. Yaboneka hamagara wumva wa. Yewe Keza ntabwo mufatanyije na Murundi. Wenda niba yaramuri agaturu nkuko nanjye najyane nanjye nkagasamu. Bivuze neza. Ntacyo bintwaye. Nese bivuze neza. Ngewe ndongoreye umugore namwica se ngo nuko bamurongo. Abanyamakuru ise ko ndongora ababana. Abanyamakuru w'igihugu. Ngewe narababwiye niba umuntu akurongoreye umugore ntukavuge ngo kompreni tekinika nawe urongorure nawe urasura. Yakuba ngo ni donadone. Ubwo noneho bishamanguhe. Ntabwo ujya mu ngari wishere. Kiroso nawe ati Keza wishere. Keza wishere Umurundi. Ntabwo wadongorera umugore ngo njye kurirwa mburana cyangwa njye kuguhiga. Ahubwo ngize amahirwe ukamurongora
ukamusigira n'ibyo bitanu agasukari kakaboneka yaba ngabanyirije ku muzigo rasiyo se naba ngitanze rasiyo noneho uravuze uti murundi nafatireko amuhaye neza ngo nafatire ntabwo muhaye uburenganzira muhaye na courage tifatira nta courage niba yaramusamuyeho rimwe nashaka kukubwira yuko niba yaramusamuyeho rimwe ntacyo bintwara kuko nanjye nsamura abagore b'abandi yewe bishatse kuvuga ngo rero yakari yakiriye nimba umwana ari uwa murundi ubwo ni uko nyine yakari yakiriye ntabwo umwana ari uwa murundi ndakubwiye ngo tuzakora tesite kandi njye naravuze ngo umwana nabo uwa murundi njyewe niyemeje kumurera kuko umugore n'uwanjye umugore turabana umugore wanjye ntabwo abana na murundi none se yakari njyewe rwose urabona noneho ari hafi kubyara hari icyo nakoze kuko niba ngo uri gukura kuza naragerageje rwose ubu rero nibwo hageze yagezemo ntabwo napima ubu nibwo hageze kugira ngo imbaraga z'umugabo zigaragare ku mugore we kano kanya niko kageze kugira ngo ufashe Keza kurera uriya mwana uri mu nda kuko iyo umugore atwite urumva ufashe kurera iyo umugore atwite umugabo ntabashe kumwitaho ngo amuhe ibyiwe ku gihe mbese ngo amurongore ku gihe cyose amushake kuko umugore utwite aba abishaka cyane ariko impamvu abishaka uzi yari aba ari ukugira ngo byibura amufashe gufungura inzira myibarukiro no gufungura amahera mfashe gufungura inzira myibarukiro noneho ugiye neza ajya kubyara uri urabona abantu benshi bakunda kubyara babazwe nyine baba barabagize nko kuri mugira abagabo baba barabagize nko kuri mugira Keza kuko nimba ubona atwite ukumva ntabwo kimufitiye akaguma aho ngaho na murundi akaba atagifite kuhinjira afite ubwoba ko bamusanze bamukubita ivide urumva Keza rero nibwo azajya kubyara ugasanga kubyara neza biranze mbese ushaka umugore bazamubana ngiye gushaka umwana uri kumfasha muri iyi minsi urabona ari hafi kubyara rwose noneho uzazanira umwana w'umuhungu wo kuba wafashe imirimo wo kuba wafashe imirimo y'umuntu kuko uzanye w'umukobwa byatuma Keza abyara umwana urakaye abyara umurakare da nta mukozi w'umuhungu nazana umukozi w'umuhungu ubu urimo urabaza kano kanya Kiroso utundi twana tw'i Musanze tuzima ufite Keza mu rugo utwite noneho nuzanamo umwana w'umukobwa ufite 18 cyangwa 16 ntabwo uba urimo ukomanga i Madrid arimo ashaka kwagura uburaya ahubwo njyewe cyakora byo ufite nk'agakozi Keza k'agakobwa urabona hari udukozi tuba tumeze neza Keza gatabanye kakido nayirasa cyane toro nayirya njye none se hari nubwo ari jyabo bayo wa mbere nose nana abagabo byibona bakorana n'abakozi rero mugira inama irinde gutekereza ibyo bintu kuko ndabizi wigeze kugera ntuhazi Madrid biberayo ndahazi rwose cyakora urumva byabusubira akazi nansengiyumva nawe ngo yazize umukozi none nawe rero urashaka kugera ikirenge mu kizi oya wazajyanyweho n'ibindi ntujyanyweho na rimwe njyewe niyo mpamvu njya mbisobanura aho kugira ngo njyewe njye kurya umwana uri andayiti nafite amafaranga nkajya kugura indaya nubwo yaba yarasaze bakavuga ko narongoye umusazi ariko nari Madrid hanze hano ndi kurya ku birayi abakurikiye Kiroso Filime TV tugaruke tubabwira ngo yari yakandetse na Kiroso muzi yakamuzi uno munsi wa none bari babataramiye babaganiriza ariko kandi yari mu rugendo rwa Kiroso aho yari yasohoye amugira inama amubwira ati mugabo umugenzi wanjye nubwo umugore wawe inda atwite bivuga ko atariye ariko ni wawe neza namuzanye ikindi ndanamukomeje sibyo afata umwana wese urankomeje zisanze noroshye nyine urankomeje zisanze noroshye niyo ataba ari uwawe uzafata umwana wese nk'uwawe sibyo umwana wese yisura afata umwana wese kabisa reka rero ngaruke nshimire abadukurikiye mbabwira ngo ni MC Peter muri kumwe mbabwira ngo subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo tugume dusangire byose tuganire byose kandi mubone inkuru umunsi ku wundi uko bukeye nuko buje kuri Kiroso wese yaka aragira ati Kiroso uzafata umugore wese nk'uwawe Kiroso we uramubwira iki kano kanya reka mbaha akanya gatoya bagira icyo babwira abakunzi ba Kiroso Filime TV by'umwihariko abakunzi babo bagakurikira umunsi ku wundi so abafana muri rusange abafollowers abakunzi ba Yaka abakunzi ba Kiroso Filime TV
subscribe, comment and share, kandi bamenyesha yuko ubu ngubu ndi umufana wa APR. Nabonanye n'umuyobozi wa APR bamwita Mupenzi Eto, ndamushimira cyane, niwe muntu umfasha muri iki gihe iyo nagize akanyota nyakubona nkabona arandemiye, ndamushimira cyane, nshimira n'abakinnyi ba APR, kandi menyesha abafana banjye bose ko nagikina muri filime Gatarina ntabwo nyikinamo, ariko mabuje tubanye neza nta problem, ariko ntabwo muri umukozi we. Thank you very much. Yakaravuze ngo yabonye meze n'abarakumenya no kuba ngatakwemeye ntabwo. Reka nanjye nsuze abafana banjye aho bari bose, basuhuza cyane, nari maze iminsi batambona ariko ni kubera akazi kenshi. Aho bari hose ndabashuje cyane, kandi bajya bakomeza kudukurikira bakora subscribe kuri Kiroso Film TV.